Byakomeje kugorana rero, byakomeje kugorana iby'inda bya wa mukobwa w'inda waje. Noneho turabyibuka ko ubushize twe twabonye uno mukobwa yari yaje mu rugo rwo kwa Alisa. Rero mu rugo rwo kwa Alisa yaje, Alisa aramwakirana yombi. Murabizi ko Alisa ari umukobwa mwiza rwose, umukobwa w'ikinyabupfura, umukobwa buri musore wese namwifuriza. Umukobwa rwose yaje yakira uno mukobwa atanamuzi, kuko yari abonye ko ari umudamu ushobora kuba atwite umeze nabi. Aramwakira, arangije amubwira ati reka nkuzanire agatebe mu nzu ube wabasha kwicaraho kuko ndabona utameze neza. Atanamubajije n'amagambo menshi, arangije aramubwira ati ese waba ukeneye icyo kurya nkuzanire cyangwa icyo kunywa nkuzanire? Undi aramubwira ati hoya ntabwo nkeneye icyo kunywa ngo nzanire, gusa ariko nitwa Alia. Uyu muntu w'umukobwa yese twahise tubona ko arimo kubeshya. Murabizi ko Alia ari wa mukobwa wundi. Ati rero njye nitwa Alia, nkaba ari njye twafashije uwitwa Cedric mu gihe yari ari mu bibazo, kandi iyi nda nwite ni iya Cedric. Ako kanya uwitwa Alice yahise agwa mu kantu, turavuze ngo ati yego iyi nda nwite ni iya Cedric. Muri icyo gihe hari ibyabaye, twarakundanye. Mu gukundana rero havuyemo iyi nda. Rero ndagira ngo umvire ku mugabo cyangwa umvire kuri papa w'umwana. Ati binje kubivuga kuko kubera imibereho nshaka y'umwana nyine, kugira ngo nko kuvuga ngo nuramuka ugiye kubana n'umuntu waneye inda uraba urimo kumpemukira kuko uratuma nyanga. Ni muri make ni ibyo ngibyo yashaka kuvuga. Ariko nyamara tukimara kumva ko uyu mukobwa yamaze kwita Alia, ubwabyo ntabwo ari Alia, ntabwo ari we. Alia turamuzi. Icya kabiri, muribuka ko abakurikirana neza uyu mukobwa twigeze kumubona arimo kuvuga ngo uriya mugabo ni umukire, uriya mugabo ni umukire pe. Ati kandi urakoze, uriya mugabo ni umukire. Twabonaga inda itangana gutya. Ese iyi ni inda cyangwa ni ibintu yashyize mu nda, ahubwo arimo kugenda abeshya yuko ashobora kuba atwite, kuko twe twamubonye bisa nkaho adatwite. Ibyo twarabibonye. Hano rero uwitwa Alisa yaguye mu kantu, arababara. Uno mugore yarangije aramubwira ati ndabona uri n'umwana mwiza, kuko nyine bihita bigaragara yuko Alisa ari umwana mwiza. Byo buri muntu wese bavuganye uhita ubona ko yuko uno mukobwa ari umwana mwiza, ufite indangagaciro, umeze neza cyane, kandi wongerewe cyane. Noneho ahita amubwira ati ndagiye rero, ndagira ngo undekere Cedric wanjye. Aho ngaho umukobwa arangije aragenda. Alisa yasigaye arira, ariko arimo gushidikanya, nawe arimo kwibaza ngo ese wayi Cedric yakora bino bintu? Ese kiriya nda ari inkuru? Nawe yabyibajije, kandi bikaba nta gihe giciyemo kinini Cedric abuze. Ati ibi ngibi byo byaba ari byo? Kandi koko ntabwo ari byo, ubwabyo sindimo gutekereza ko iyi ngiyi ari inda. Ahubwo hano no gushaka gushwanisha uwitwa Alisa ndetse na Cedric. Ese izi ntambara zo noneho barazicika? Ese uwitwa Alisa arabasha kumva Cedric yuko ibyo bintu atabikora? kuko twagiye tubona Cedric ari umuntu wakunze Alisa cyane, ku buryo atatinyuka no kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo bitari byiza. Ese uyu mukobwa we yatumwe, turabizi wamutumye byanga byakunda ko ari Alia, kuko Alia niwe ushaka, urimo kubona yuko Alisa arimo kumubangamira mu rukundo ashaka gukunda na Cedric. Rero aho ngaho twahavuye, turangije twigarukira hari Cedric ndetse na Kami. Igihe yari arimo kumubaza uko ameze, se bimeze bite, ariko ubona Cedric atari ahantu hamwe, arimo guhamagara uwitwa Alice, ariko ari telefone Alice atarimo kuyitaba. Mwibuke yuko yamuhamagaraga Alisa arimo kuvugana n'uriya mugore utwite, niyo mpamvu atitabaga telefone. Akomeza kugerageza, ariko wapi birakomeza biranga. Ako kanya rero Cedric yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo noneho ubwo atarimo kunyitaba, reka njyewe njye kumureba. Njye kureba
Alice wanjye sinzi kuko sinzi impamvu atarimo kunyitaho. Aho ngaho rero twavuye turangije tugaruka kuri Alice arimo kurira. Alice rero yinjira mu nzu ararira, ariko arizwa no kumva ibintu birimo kuvugwa kuri Cedric ko yaba ari we wateye inda uriya mukobwa. Biramubabaza cyane, ararira, amera nabi, amaso aratukura. Ako kanya igihe arimo kurira rero uwitwa papa we nibwo yaje, arangije aje aramubaza ati mwana wanjye urimo kurizwa, ukarimo karizwa n'iki? Hano rero nka Lisa nyine ntabwo urumva, nagoye kuvuga ngo ndimo kurizwa na Cedric noneho batanazi cyane. Sintekereza yuko uno musaza muzi, kuko n'igihe aheruka kumubonera ni cya gihe Cedric yazaga mu rugo akamusanga. Yahise avuga ati rero ikintu kirimo kundiza ni Sharomo, sindimo kwiyakira kuba Sharomo yaranyanze, kuko hano nibyo bintu byagiye guhita byumvikana neza kuri papa we. Akavuga ati sinimo kwibaza uburyo ubukwe bwanjye na Sharomo bwapfuye, sinimo kwibaza uburyo Sharomo yaba yaramemukiye bingeze aha ngaha. Nyine yereka papa we yuko ikintu kimubabaje ari uko ari Sharomo ushobora kuba yaramusize, nyamara ni inkuru mbi yari imugezeho yo kumva ngo Cedric ngo yateye inda undi mukobwa. Papa we rero yamuhojeje aramubwira ati mwana wanjye humura, utekane kandi wikomeza kurira, dore urimo kurira ukamera nabi, urimo kurira bikagenda nabi, ndimo kumva yuko utabashije kwiyakira, ariko ugomba kwiyakira ukamera neza, ugomba kwiyakira kuko ibyabaye nyine byarabaye. Hano nyine papa we bamukubita ikintu bita igipindi cya danje, kuko yaramuka atinyutse no kuvuga ngo undi musore, akavuga undi musore, papa we yaguhita yibaza ati aho ngaho si byo bishobora kuba byaratumye Sharomo ava mu bintu, ugasanga noneho bigiye gukuruza izindi ntambara z'urudaca. Aho ngaho rero uwitwa Alice yakomeje guhozwa na papa we, ariko papa we arimo kubona umukobwa atarimo guhora, kuko Alice yarababaye cyane bitewe n'ibyo yumvisha kuri Cedric. Rero twese twigarukira kuri kwitwa Kami n'umukunzi we Dani barimo kwiganirira. Dani ahita avuga n'ikintu cyiza gikomeye, avuga ati natwe tugomba gutera intambwe, tukaba twashaka uburyo natwe dutera intambwe nk'abandi bantu, tukaba twakibanira. Rero witwa Kami nawe ntabwo yigeze abitinzamo, aravuga ati wawu, ntabwo nanjye ibyo nabyanga, kuko urabizi yuko nkukunda kandi nawe ndabizi yuko nkunda. Rero witwa Dani nawe yabaye umuntu w'umugabo, abwira Kami ati tugomba gutera intambwe, natwe tukaba twashaka uburyo twakuza umubano wacu, cyangwa uno mubano wacu ukaba wagera kure, tukareba ukuntu twawubyaza umusaruro tukibanira, nkazambyuka nkureba nawe ukabyuka undeba, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza. Rero twahise tubona uwitwa nyuma y'uko uwitwa papa Alice amaze kubona ko umwana we agahinda kagiye kumwica, nyamara si byo ibyo atekereza. Yahise ahamagara mama Alice aramubwira ati umwana wawe kwiyakira byaranze, habe rwose habe na gatoya, kwiyakira yuko ubukwe bwapfuye bwahagaze byaranze, ati kuko isaha n'isaha aba arimo kurira, aba afite agahinda buri kimwe. Rero nifuzaga yuko yaza aho ngaho mukaba muri kumwe. Mama we arangije aramubwira ati kuko niko mbitekereza ko yamubwiye ati erega nanjye ibyo bintu byarambabaje, ati rero nanjye murandira kugeza aho ngaho papa Alice amubwira ati rero ntabwo ugomba kurira, ugomba kumwereka yuko ukomeye nawe agakomera. Nyamara turabizi ko ibintu byari isa n'iby'ubu bukwe bitamureba habe na gatoya. Turabizi neza yuko iby'ubukwe bwe na Sharomo atabishaka. Aka kanya uyu mukobwa uzanye inda niwe urimo guteza ikibazo, kandi twabonaga noneho urukundo rwa Lisa na Cedric rurimo kugenda rumera neza, kandi rurimo kugenda rujya noneho mu buryo, rurimo kugenda rujya mu buryo. Aho ngaho twaje kubona uwitwa Gihozo
agenda asanga uwitwa Tricia amubwira ati nahuye rero n'ikibazo, nahuye n'ikibazo mu mibare yanjye, sindimo guhuza imibare yanjye, hari amafaranga arimo kubona. Uwitwa Alicia ntago rero yigeze abyumva cyane, yahise amubwira ati mbabarira utazana nyine iyo mikino, utazana imikino. Murabizi ko uwitwa Gihozo buri gihe aba ari mu tuntu tw'imikino n'iki. Undi aramubwira ati ntabwo ari imikino, amafaranga yanabuze kandi ntabwo ari makeya, ni menshi, ni menshi. Rero mumbabarire, ndimo ati rero natekereje yuko ayo mafaranga ashobora kuba ari Sharomo ushobora kuba warayakoresheje. Arimo kumusobanurira nyine ku bijyanye n'iby'amafaranga, nta nubwo tubitindaho. Gusa uwitwa Tricia ntabwo yigeze amwumva, yamubwiye ati nsohokera ngaho ugende uhuzahuze ibyo bintu paka bihuye, paka amafaranga abonetse. Ubona nyine yuko arimo kumubwira ati nyamuneka gira vuba. Aho ngaho rero twahavuye turangije twigarukira kwitwa Alisa ndetse na papa we. N'ubundi nanone papa ye yamwicije amubwira ati rero nkurikije n'ukuntu umeze muri ino minsi n'ibyabaye, hari ikintu natekereje napanze kandi cyarangiye gupangwa. Undi amubwira ati se ni igiki? Ati aka kanya ndashaka kujya kureba mama wawe. Alisa aramubwira ati ariko se ko mama namubwiye ko ameze neza. Ati ariko wamubeshye, ntabwo umeze neza, ntabwo mama wawe wamubwije ukuri, ntabwo umeze neza. Ati reba ukuntu utangiye kugira. Ati rero ugomba kujya gushaka uburyo uruhuka, ukagenda ugasanga mama wawe mukaba muri kumwe. Nkuko umubwira ati ugomba kujya kureba umubyeyi wawe mukaba muri kumwe. Ati ariko mama wanjye sinshaka ko ahangayika. Undi aramubwira ati ariko se noneho urashaka guhangayikisha papa wawe? Ati nuko nguko bimeze, ubitekerezeho, ugomba kugenda ukaba ugiye kureba mama wawe. Alisa rero aramubwira ati ibyo yamubwiye nyine wabonaga yuko Alisa nyine adashaka kugenda, cyane cyane yuko yarameranye neza na Cedric, ahubwo nuko hitambitsemo ikintu kitari cyiza, hitambitsemo ibintu by'inda, hitambitsemo abakobwa, hitambitsemo ibintu bitari byiza, ku buryo ari byo bimuteye agahinda, n'ibintu bya Sharomo atabyitayeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu gihe ababyeyi bo bazi yuko agahinda afite ashobora kuba yagatewe nuko ubukwe bwa Sharomo butabaye, ubukwe bwe na Sharomo butigeze buba. Aho twavuye turangiye twigarukira kuri Cedric na Camille. Cedric rero yari arimo gukomeza guhamagara uwitwa Alice, ariko na n'ubu telefone itaracamo. Rero uwitwa Camille amubwira ati hano habaye ikibazo gikomeye cyane. Ati se ni iki? Hatari amafaranga yabuze. Mwibuke yuko amafaranga Gihozo yabaze akabura, atari amafaranga yabuze. Ati nubwo ntabwo tuzi nyine aho ibintu byarengeye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Cedric rero nk'umuntu w'umunyamafaranga n'iki, yamubwira ati ibyo bintu rero nyine muba mugomba kubikurikirana. Cyane ko hano Cedric ukuntu yabivugaga nk'aho ubona nyine we ari ikintu cyari kimuri mu mutwe yuko Alisa nyine atarimo kumufata, atarimo kumwitaba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero hano yakomeje kumubwira ati mugomba rero kubikurikirana, mukareba apartment ahantu runaka bishobora kuba birimo gupfira, nibwo muri bumenye ayo mafaranga ahantu yaburiye. Noneho mukabibaza ushinzwe aho hantu amafaranga yaba yaraburiye. Ubona noneho nibwo yafashe umwanzuro avuga ati noneho reka ngende njye kureba Alice, ibindi ndatekereza ko birimo kugenda bijya mu buryo. Aho ngaho twavuye tuhita twibonera uwitwa Gihozo yarize yahuguye, ayahamagaye uwitwa Alice, arimo kumubwira ati Alice noneho baranyirukanye, uwitwa Tricia aranutse cyane ngo niki. Uwitwa rero Alice yavuze ati nubwo bwa mbere yumvishe Gihozo aririra mu kazi, aravuga ati rero reka nze murebe Giho. Araza agisohoka rero, mwibuka ko Cedric yaraje kumureba, undi yasohotse arenga Cedric nawe atunguka, birangira Cedric
atabonanye na Alice. Wenda Alice angabe yamubwira iki? Yamubwira amakuru, yamuha amakuru yuko hari umuntu waje avuga yuko yamuteye inda, kandi turabizi yuko Cedric ibyo bintu ntabyo yakoze. Noneho nura mukobwa kari mushyashya, turabizi yose byose ko ari imitekamitwe, ari ubutekamitwe bwapanzwe ahubwo n'uwitwa Aria. Turabizi ibyo byose. Rero aho ngaho twavuye turangije twizira kuri Alice oya kuri nuza kuri uyu nguyu witwa Kami na Gihozo. Gihozo rero yari yambaye neza rwose, twamubonye yambaye neza, yambaye imyenda myiza ya pink imeze neza, ndetse n'uwitwa Kami yambaye ikanzu y'umukara nziza. Witwa Gihozo arimo kumubwira ati ni ese mwazamfashije mutazanyirukana hano kubw'amafaranga naho nyine atarabonetse gutya na gutya. Witwa Alice yamubwira ati, nako witwa Kami yese amubwira ati sorry ibintu twarabikemuye, sinzi impamvu batigeze banabikubwira, atariko ubutaha uba ugomba kwitwararika kugira ngo hatagira ikintu nka kiriya kiba. Gusa hano ho byari binagoranye yuko uwitwa Alice witwa Gihozo ni musaza w'inshuti, ni musaza w'umukunzi wa Kami, ni mushiki w'umukunzi wa Kami. Noneho na Gihozo akaba murumuna wa Alice. Urumva rero biragoye n'ubundi ko bamwirukana. Noneho ari n'akana keza, turabizi ko ari akana keza nubwo gakora ubukosa, ariko ni akana keza gashimishije. Rero mu gihe barimo kuganira gutyo, bamaze no kumubwira yuko agomba kwitwara neza kandi nta kibazo na kimwe gihari, wa mukobwa utwite yahise aza noneho muri kampani, yahise aza hano ku kazi. Araza, arangije arabasuhuza, arababwira ati nitwa Aria. Mwibuke ko izina Aria hano barifata nk'igitangaza, barifata nk'umunyabigwi, barifata nk'umuntu watumye Cedric abaho neza, amera neza. Ati nitwa Aria. Undi witwa Kami aramubwira ati kumbe niwe Aria. Mwibuke ko bavuganye kuri telefone, cyangwa oya witwa Trisha ni wamubwiye Aria. Ese witwa Cedric naza hano agasanga uno mukobwa noneho nta nubwo amuzi, uyu mukobwa urimo kugenda yiyitirira ngo yamuteye inda, biraza kugenda bite? Ese izi ntambara Cedric noneho zo araza kuzirwana gute? Cyane cyane ko iyi nda noneho ari nini yo, kandi noneho ni n'umukire, DNA biroroshye. Dukomeze dutegereze ubutaha. Ese uyu mukobwa we gatiki ni iki kimuzanye? Mukomeze mugire ibihe byiza.